uko Imana yakunze umuntu yatanze umwana wayo kugira ngo umwizera wese azabone ubugingo. Ntiyigeze ihwema gukiza abayikomeraho, imigambi ifitiye umuntu yabonye ko ari myiza. Uko Imana yakunze umuntu yatanze umwana wayo kugira ngo umwizera wese azabone ubugingo. Ntiyigeze ihwema gukiza abayikomeraho, imigambi ifitiye umuntu yabonye ko ari myiza. Mu gusenga no kwizera tuzabona agakiza, kubw'ubuntu n'imbabazi yoroheje urubanza. No muri ubu buzima ku isi iyo duhamagawe, irihuta kutugoboka ikirukana umwanzi, itworohereza ubutaka bumwe bwo mu mitima, igamije ko twera imbuto ngo tugwize imigisha. No muri ubu buzima ku isi iyo duhamagawe, irihuta kutugoboka ikirukana umwanzi, itworohereza ubutaka bumwe bwo mu mitima, igamije ko twera imbuto ngo tugwize imigisha. Mu gusenga no kwizera tuzabona agakiza, kubw'ubuntu n'imbabazi yoroheje urubanza. Ya mfura yapfuye ku bwacu niwe kinege cyayo, yamwicaje iruhande rwayo ngo muri we tubeho. Ahora dusabira Imana kubw'ibyaha dukora, amaherezo nitwihana tuzabona ubugingo. Ya mfura yapfuye ku bwacu niwe kinege cyayo, yamwicaje iruhande rwayo ngo muri we tubeho. Ahora dusabira Imana kubw'ibyaha dukora, amaherezo nitwihana tuzabona ubugingo. Mu gusenga no kwizera tuzabona agakiza, kubw'ubuntu n'imbabazi yoroheje urubanza. Uko Imana yakunze umuntu yatanze umwana wayo kugira ngo umwizera wese azabone ubugingo.